kurudi nyuma hatuwezi kurudi nyuma uko nyakubahwa Perezida Kagame Paul yagobotse urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo yasezeye amasomo n'uko umusozo w'urugamba wagenze. Rushyashya News. Tumai yeye tuzitoke vichwani hatuwezi kurudi nyuma. Mu mwaka wa 2017 nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagarutse ku buryo abanyarwanda bitwaye mu bihe byashize bashibukamo inyigisho mu kwishakamo ibisubizo ndetse no kwigenera amahitamo bashaka. Ibyo byose biturutse ku buryo bagiye babasha guhangana n'ibibazo bahuye nabyo kuva kera na mbere hose. Muri uwo mwaka mu kiganiro n'ikinyamakuru Financial Times, Perezida Kagame yagaragaje ko ku giti cye nta buryo bwihariye bwamutunguye mu guhangana n'ibibazo. Uretse imibereho yanyuzemo yagiye isiga amasomo yihariye. Ni inkuru yagarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutse ku umuryango we wahunze igihugu mu mwaka w'1961 afite imyaka 4 gusa. Akorera mu nkambi y'impunzi muri Uganda kugeza ku myaka 20 ubwo avuga ko ari bwo yatangiye kwinjira muri politiki. Yagize ati byari ukwibaza ibirimo kutubaho, twibaza ubuzima tubamo, impamvu yabwo ndetse n'icyo twabukoraho. Ni naho ibikorwa by'ingenzi byatangiriye mu bantu batandukanye mu buhungiro haba mu Burundi, Tanzania, Uganda n'ahandi. Ubwari uburyo bwo kujya mu gisirikare no gushaka uburyo barwana urugamba rwo kwibohora. Ahagana mu mwaka w'1980 nibwo FPR yashinzwe, n'ubwo mbere hagiye habaho ibikorwa byo guhuza imbaraga ariko ntibikorwe. Kubera ingaruka byashoboraga kuzana, yakomeje agira ati nyuma yaho bamwe muri twe twinjiye igisirikare cyayoborwaga na Museveni muri Uganda ubwo hari urugamba, ariko niko twabashije kwitegura. Ntabwo twabigiyemo kubera ko twumvaga turi abagande cyangwa se kubera ko twumvaga dushaka kubabo, ahubwo icyambere twabigirwagaho ingaruka n'ibyabaga bitubaho nk'impunzi. Ndetse hari abantu bamwe birukanwaga muri Uganda bakagarurwa mu Rwanda kubera politiki yari muri Uganda icyo gihe. Abenshi bageraga mu Rwanda bakicwa, abarokotse nabo bakongera bakaba impunzi bwa kabiri. Perezida Kagame yavuze ko ubwo urwo rugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga mu kwakira 1990 yari ku ishuri mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yari ahari nk'umunya-Uganda. Yakomeje agira ati ubwo urugamba rwatangiraga ku ya mbere ukwakira, nicyo cyari igihe twashakaga gukora ibishoboka byose mu ngaruka zose byari kuzana, ariko twagombaga kugira icyo dukora. Perezida Kagame avuga ko ubwo yajyaga kumenyesha abayobozi b'ishuri rya gisirikare muri Kansas aho yigaga ko agiye guhagarika amasomo, baguye mu kantu. Ati ubwabo baravuze bati bikugendekeye bite, niki cyabaye mu Rwanda kandi uri umugande? Narababwiye nti ntabwo ari byo, kubwo kugira ngo mbashe kuba hano ndi umugande, ariko hari ikindi kintu cyabaye gituma ubu ngomba kuba uwo nabaye we kuva na kera. Nuko yavuye muri Amerika, ariko icyo gihe asanga urugamba rwakomeye cyane ndetse n'abari abayobozi b'ingabo zashaka kubohora igihugu batangiye gupfa rwose. Ibintu byatangiye kuzamba. Perezida Kagame avuga ko yabanje kwibaza aho gutangirira, haramuyobera cyane ko nta kintu na kimwe cyari cyaramuteguye mu guhangana n'ibibazo nk'ibyo. Yagize ati nta kintu nareberagaho na kimwe ngo mvuge ngo uku niko bikorwa, ariko twagombaga kwikusanya tugashakisha uburyo bwo kongera gusanasana. Perezida Kagame avuga ko hari ubwo bamwe mu bayobozi b'ingabo bari batangiye kuvuga ko basubira inyuma bagasaba ubufasha Perezida Museveni. Ati ibyo byari undi mwanya wo kugenda tukahaguma nk'impunzi, hano rero amahitamo yari asesuye, urasubira inyuma b'impunzi cyangwa ukomeza urugamba. Twe twahisemo igikomeye cyo guhangana nacyo ku rugamba, turongera turisuganya turwanirira igihugu. Perezida Kagame yavuze ko ibibazo nk'ibi rimwe na rimwe umuntu aba ataratekereje ko byabaho ku rwego runaka, iyo bibaye ukabasha guhangana nabyo biguha ubushobozi bwo kubirenga cyane iyo ariyo mahitamo ashoboka. Yakomeje agira ati kuri bamwe muri twe gusubira muri Uganda nk'ingabo zitsinzwe tugasaba ubuhungiro ntago babyumvishaga, rero twagombaga guhangana iyo nzira izitanye maze tukongera kwisuganya. Nuko twimuye ingabo hafi y'umupaka wa Uganda tuzijyana mu misozi miremire. Ntabwo ari urugamba rworoshye namba, kuko abasirikare benshi bahapfiriye bahura n'imbeho ikomeye mu birunga kandi bitoroshye kubera ko nta bikorwa bihagije, ariko barabirenga, urugamba rurakomeza. Perezida Kagame yavuze ko mu miyoborere nyuma y'ibyo bibazo byose hari isomo rikomeye abanyarwanda bakuyemo. Yagize ati
ndatekereza ko hari amasomo akomeye uvana mu byakubayeho, ibyo wahanganye nabyo, aho kuba ibitabo byinshi wasomye birebana n'imiyoborere si no mu mudendezo wakuriyemo. Perezida Kagame avuga ko hari itandukanyirizo ku ntambara ebyiri yarwanye muri Uganda no mu Rwanda. Aho ni muri Uganda byatangijwe n'abasirikare bake cyane. Yagize ati nari mu basirikare 27 bagabye igitero mu kigo cya gisirikare cya Kabamba muri Uganda n'ahandi, ariko twari 40. 27 muri twe nibo bari bafite intwaro bonyine. Ku Rwanda ho abasirikare bari benshi, ariko badafite ubufasha bwa politike bukomeye nk'uko byari bimeze muri Uganda, ariko ibyo abanyarwanda bagiye banyuramo byose bakaba barabivanagamo amasomo yihariye. Tariki ya mbere Ukwakira mu mwaka wa 1990, imyaka 30 irashize. Mu minsi isanzwe yizihizwa mu Rwanda, uyu ni umunsi wahariwe gukunda igihugu, akaba ari umunsi wahojwe n'umunsi wibukwaho itangizwa ry'urugamba rwo kubohoza u Rwanda, ariko ukaba wizihirizwa rimwe n'umunsi w'intwari tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka. Uyu ni wo munsi ingabo zahoze za Rwanda Patriotic Army RPA cyangwa APR ubyite uko ushaka, zahagurutse aho zari impunzi hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, maze ziyemeza gutabuka benakeza zinjira mu Rwanda, zitangira urugamba rw'amazi imyaka 3 n'amezi 10. Ubu rero hakaba hashize imyaka 30 urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangiye, kandi rutangijwe n'urubyiruko ndetse rugirwamo uruhare n'abanyarwanda batandukanye bari baramiwe ingoma mbi y'igitugu yari yobowe na Habyarimana Juvenal. Abenshi mu batangije uru rugamba rwo kubohora u Rwanda usanga bari abanyarwanda bari mu ngabo za Uganda UPDF, bakaba bari bamaze gufasha Yoweri Kaguta Museveni kujya ku butegetsi mu mwaka wa 1986. Abariko biyongereho izindi ngabo kuko imyitozo yarakomeje ku buryo gucika intege byari bidashoboka ku rugamba. Abanyarwanda bari baraheze ishyanga kuko ubutegetsi bwariho bwavuga ko u Rwanda rwuzuye, mbese rumeze nk'ikirahure cyuzuye amazi umennye handi yose yaseseka hasi. Byahe byo kajya ko kwari ukwikubira indanini ndetse n'amacakubiri. Bafashe uyu mwanzuro wo kugaruka mu gihugu bafatanyije na bagenzi babo bari mu bihugu birimo Tanzania, Burundi na Uganda nk'uko twabigarutseho hejuru, ndetse n'ahandi. Icyo gihe begeranyaga inkunga y'ibifatika birimo amafaranga, bahitamo kwifatanya na bagenzi babo mu gutegura urugamba, binjira mu muriro batyo. Byari ubwitange bukomeye. Rwozi ni umusirikare wamugariye ku rugamba wasubiye mu buzima busanzwe. We yemeye gutanga ubuzima bwe kuko mukuru we wari uhagarariye umuryango we yaramaze kugwa ku rugamba. Hanyuma asanga ari ubugwari kuba umuryango akomokamo utaruhagarariwe mu kubohora igihugu, kandi yari akeneye ko umuryango we uzatahuka vishyanga. Akomeza avuga ko cyari igisebo gikomeye kubona yarebera bagenzi be bagenda, buri munsi we agasigaraho aragiye inka nazo zantazo. Yararagiriye i Bugande. Tariki ya mbere Ukwakira muri 90 yari imbaritso y'urugamba, aho barahiriye kutazasubira inyuma. Abafite amapeti bayasiga mu Muvumba, abandi bayasiga mu mugezi w'Umuyanja ndetse n'umugezi w'Akagera, maze abahungu barambuka ngabo ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda ahazwe nka Kagitumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare, bakakambanya Bwishongoyizi, ngabo Rwentanga, Akagera bagasiga munsi yabo bururuka Matimba bareba mu ntoma za Kagwegwe. Abandi tayari bari bamaze gukubita Rugarama, Musheri na Kijojo za Kazaza na Rwemasha, baharebaga ibyezezi bati Rwanda turagutashye n'uwadukuraho umusatsi tukananuka tukangana n'imisumari urabeho Ubugande. Ubwo ubutegetsi bwa Habyarimana bwaritaga mu gutwi bukumva ko inkotanyi zinziye mu gihugu kandi atari ibitero shuma, ndetse bafite umutima udasanzwe, ubwo bari zero. Mu gitondo gitangaje cyo ku itariki ya mbere Ukwakira muri 90, radiyo y'igihugu yatangaje ko igihugu cyatewe n'umwanzi kandi ko ubu kinje mu bihe bidasanzwe by'intambara. Icyo gihe rero cyavuga ko cyatewe n'Ubugande. Guhera ubwo hahise hashyirwaho ibihe bidasanzwe, aho nta bantu bari bemerewe gusohoka mu ngo cyangwa guhagarara mu dutsiko barenze babiri. Tariki ya kabiri Ukwakira muri 90 waramutse ari umunsi wuzuye urwijiji, kuko waranzwe n'agahinda ku bari bamenye amakuru ko wari uyoboye ingabo za FPR Inkotanyi General Major Gisa Fred Rwigema yitabye Imana arashwe n'ingabo za Habyarimana, nk'uko byagiye bigarukwaho mu buhamya butangwa n'abasirikare ba Rwanda Defense Force bari bamuri hafi ubwo intwari yatahaga. Ku munsi wa kabiri w'urugamba amakuru avuga ko yarashwe mu masaha y'igitondo ahagana saa 12 n'igice, nuko impundu zitaye Kigali bahamba imitumba karahava umunezero nawo uba wararaye, maze agahinda gataha Inkotanyi
ziranga zirarahira ziti ugowe n'uzatwitambika imbere kuko muri 5 batatu bazapfa 2 barokotse barokora igihugu. Colonel Hape Ruvusha yari mu barindaga General Major Fred Rwigema avuga ko yarashwe mu masaha y'igitondo hagana saa 12 n'igice ati icyo gihe nari bodyguard wa Fande Rwigema. Tuza ku itariki ya 2 mu gitondo Exfari yamenye ko twaraye duteye ku itariki ya mbere iraza ijya ahantu bitanya bwishongwezi twatangiye kuzamuka umusozi tugeze hejuru Leta Rwigema aratubwira ati ntabwo ndi bugume hano reka nge hejuru ahantu hirengeye dushobore gutumanaho ku cyombo ndetse no kuyobora urugamba ndorori ndorane ari abari iburyo bwanjye ndetse n'abari ibumoso bwanjye mbikurikirane neza mu buryo bwa communication imworohere. RPM songa mbere gira moral ukinegorera Colonel Hape akomeza avuga ko tugitunguka ruguru hariya twari abasirikare bake cyane twari nka 6 turi kumwe nawe abandi bose bari hano hasi hatunguka imodoka y'Jeep Exfar abari mu Rwanda murazizi imodoka z'amajipe Exfar yagiraga zariho imbunda hejuru imbunda igeze hano yarashe nk'amasasu nka 6 abari hano bahita bayirasa muri ayo masasu niwe yavuye rimwe rifata Leta Fred Rwigema ryamufashe mu masoso ritunguka hano inyuma tuguma hano hejuru mu by'ukuri tuhamara n'umwanya icyo gihe yaravuze ngo ndarashwe nta rindi jambo yongeyeho igihe babwira nari kumwe nawe. Abasirikare batandukanye bagiye batanga ubuhamya n'ibiganiro byerekeye urugamba rwo kubohora u Rwanda babwitangazamakuru ko na mbere y'uko urugamba ruba kugira intego kwiyemeza gushyira hamwe byarangaga RPA byatangaga icyizere gikomeye kandi gifatika cyo gutsinda urugamba. Bavuze ko gutakaza abasirikare bakomeye barimo Fred wari uyoboye urugamba bitari kubahagarika kuko byanze bikunze bagombaga gusoza urugamba barutsinze. Mu basirikare bamwamba bagoye ku rugamba rwo kubohora igihugu twavugamo nka Major General Fred Gisa Rwigema, Major Chris Bunyenyezi, Major Paul Bayingana tutibagiye kandi abagiye basiga ubuzima nka Kapiteni Kayitare Vedaste bitaga intare batinya rutaneshwa Ngumba y'Ingwe na Afande Mico n'izindi ngabo nyinshi zagoye mu mirwano zasakiranagamo n'ingirabwoba za FAL. Bakomeza bagira bati twatakaje umuvandimwe Fred twamushyinguye Kagitumba turisuganya dukomeza urugamba. Bati nyuma yaha nibwo Perezida Paul Kagame bitaga Fande PC yafashe inshingano zo kuyobora urugamba kuko Major General Fred Gisa Rwigema yaramaze kwitaba Imana. Bamwe mu basirikare babanye na Perezida Kagame bamuzi nk'umugabo w'ingabo wahaye amaraso mashya igisirikare n'imbaraga ku rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Financial Times nk'uko twabisobanuye nawe yasobanuye inzira y'urugamba rwo kubohora u Rwanda avimuzi ingorane bahuye nazo muri urwo rugamba ndetse anakomeza ku kuntu urugamba rujya gutangira muri 1990 afashe icyemezo cyo kuva mu kigo cya gisirikare kiri Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko abakomando b'icyo kigo bikabagora kumwumva. Perezida Kagame muri Kansas muri icyo kigo cya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Army Command and General Staff College nari mari nk'umugande. Ubwo rero igihe urugamba rwatangiraga tariki ya 1 Ukwakira 1990 cyari igihe nyacyo twagombaga gukora ibishoboka byose ndetse tukiyemeza guhangana n'icyo twari duhuriyemo cyose ku rugamba ariko twagombaga kugira icyo dukora. Nuko rero ubwo najyaga kureba abakomando b'ikigo nkababwira ko ngomba guhagarika byarabayobeye byabereye urujijo barambwiye bati ibyo se birakorebaho iki ko we uri umugande ibyo mu Rwanda ubije mute wowe umugande. Kagame ubwo yasubiraga muri Afurika akayobora urugamba ingabo zari zatatanye ku buryo hari hasigaye abarenga 2,000 ariko yarabahuje barisuganya banasaba ubufasha mu mpunzi z'abanyarwanda bari barihuje hirya no hino hatandukanye. Ariko muri Mutarama 91 Paul Kagame n'ingabo ze bongera gutera u Rwanda banyuze mu majyaruguru babikora batunguranye kuko bari barabanje kwisuganyiriza mu birunga. Intambara yarakomeje bigeraho batangira ibishyikirano y'amahoro yaberaga i Arusha muri Tanzania ari nabwo abatutsi mu Rwanda batangiraga kwicwa. Byarakomeje kugeza ubwo indege Habyarimana hanurwaga mu 1994 amasezerano y'amahoro yo gucyura impunzi atarashyirwa mu bikorwa. General Major Paul Kagame n'ingabo yarayoboye kugeza ubwo tariki ya 4 Nyakanga 94 hatangazwaga intsinzi ubundi ingabo zisigarana umukwabo wo kurwana intambara z'abacengezi tutibagiwe no kwambuka muri Zaire ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ingabo zatsinzwe zari zikomeje kwisuganyiriza ngo zigaruke zisoze umugambi zasize zidashoje ari wa jenoside yakorerwaga abatutsi. Uyu munsi u Rwanda ruraganje umutekano ni wose abagerageje kubuhangabanya
bamenye ikibakubise. Akarongo karaciwe, uzakarenga ubwo azaba yiyemeje kwatswaho ibishirira. Urugamba ruraje ishinga abanyarwanda ni umurimo wo kubafasha kwikura mu bukene n'ibindi bibazo nk'ibi birimo icyorezo cya COVID-19, aho ingamba zo kukirinda nazo zikomeje gukazwa. Twasohoza tuvuga ko u Rwanda na n'ubu rushaka igisubizo cyacu ubuhunzi burundu, kuko amarembo akinguye buri wese ushaka kurutaha no kurusohoka mu mahoro n'ikaze, waba umunyamahanga waba umwenegihugu ntawe uruhejwemo. Reka tubashimire mwe mwadukurikiye, mukomeze mugire amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Ciao. Simba tukanda basaka basangira ngendo nimuze dutabare. RPF turagushyigikiye. RPF